mbona handitseho Aisha. ni uwo nguwo. Okay. Sawa yamaze kugeraho. Urakoze. Hanyuma rero ukumbwira ngo nta mafaranga ufite kandi bari kukohereza amafaranga. Ni kwa kundi utapanze ibintu ugasanga. Ariko se sheri. Umuntu araguhamagaye utangira kuvuga ngo urajya ngo kwitabira ku ruhande kuko wari uzi diri umufitanye. Nagurura kuvuga ngo hari diri twari dufite. Gato. Niyaje. Ntabwo ari ukuvuga ngo hari diri umuntu. Nawe rero gutyo ufata nose usanze arimo amafaranga nayo ikibaguhaye. Ni kwa kundi umuntu amaze nk'igihe kuri mideni akakwibuka ari gutana bipanze pe. Ahubwo se nyine rega ibintu nibishakwa no gusezerana ivangamutungo nabyo niyo mpamvu badushishikariza kugira ngo tujye dusangira. Ivangamutungo riri hano. Wabanza ukarana nayo wakiriye kugira ngo 30. uhereza 29 kuri ino 40.